gusanga hasi sibyo ubwo umuhagaze aho arajya gusanga aho ngaho ari dutangire kubara kugeza kuri 30 twatangiye 1 2 3 4 5 gatandatu karindwi umunani icyenda icumi. Biratureba mwabonye abana bavuye hano turi kumwe, mwabonye DJ Brian mwamushimiye. Yes, hari abasore bavuye hano babahaye ubuhamya butandukanye kandi nzi neza ko bwabakozeho. Ndimo ndabona bavuga ngo nidutahe, abandi ngo twaraye hano, bivuga ngo ni umunezero mufite hehe mu mutima wanyu. Hano hari abantu bageze ku 100. Birangije njyewe nageze muri press room bwa mbere nyihagera nta kintu numvishe nyine ibintu bihindutse muri njyewe uri kumva numva ndahakunze. Bwa kabiri nsubiyeyo Imana imatira kuririmba indirimbo umwuka nyine umwuka ukajya umatira. Umwuka yakugezeho? Yangezeho. Ubwo ngubwo nari nangiye gukatira ganja ndi kunywa gake gake ahubwo ndi kunywa amafege. Noneho bukuke bwa ari kuwa kane nabwo ndi kujya gusenga ikigoroba nari mfite ibiceri 200 mu mufuka nanywaga intore njyewe. Twaje gukora watana amafaranga make watana menshi ariko uri guhumeka sibyo ugomba gushimira Imana sibyo umuntu nawe ugomba gushimira Imana amaboko hejuru ariko se abantu gushimira Imana n'abantu bari ari imbere gusaba abantu b'inyuma ntakindi dukomeze.
mazigiye bagira y'ukwikura y'igisuzuguyo mazigiye mivuga y'ukwimari urura barusha ukarakanuraho yarirahiye imana yarirahiye yarirahiye imana yarirahiye yavuze ko icyubahiro cye bitazagira yarirahiye yarirahiye imana yarirahiye yavuze ko icyubahiro cye bitazagira ubwiza kandi nizemera ku izina ryayo. Yarikishije hano mu maso ya mukeba we yajyaga mukina ku mutima akamuseka umwana w'umuntu bamwikasanira mu gihugu reka bamukundaga barahora yarikishije hano mu maso ya mukeba we yajyaga mukina ku mutima akamuseka umwana w'umuntu bamwikasanira mu gihugu reka bamukundaga barahora. Imana nayo yari yateguye ifarashi yo guhekwaho birategekwa bamutambagiza aho bamusebereje kandi uwamutambagije niwe wari kumumanika. Imana yarirahiye yarirahiye Imana yarirahiye yavuze amajwi yanjye ntabwo ndi kuyumva kandi nizemera habanzumwe uretse wowe habanzumwe muri kumureba mumutera kuraje mumutera kuraje aha 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 namubonye. Okay, nimuze hano imbere abahisemo uyu nguyu murajya muvuga ndabyumva. Abahisemo uyu nguyu ni bande? Ariko namwe ntimugakozanye isoni. Abahisemo uyu wehe? Okay, reka tumuhereze amahirwe yinjiremo hariya afata amafaranga sibyo? N'abandi baba witegura turacyafite ibintu byinshi byo gukora. Sawa. Aramaramo buretse gatoya mpereza telefone dero. Agomba kumara yagira umuntu udebera aramaramo amasegonda 30 sibyo? Aramaramo amasegonda 30 ubwo amafaranga ari bufate araba ariyo yiwe. Sibyo? Abafana be muri hehe? Aho twagiye. Okay, agiye kwinjiramo hariya turaba
3 ahita asohokamo ubwo amafaranga araba yafashe nayo ngayo. Sawa, twatangiye. Umva, uretse gatoya. Sugeremo hariya ngo uwuname. Ntabwo n'uwunama turayakwaka tunagukure. Uhagarare hariya, amafaranga araba ari kwizengurutsa imbere yawe, uragifata nyina y'ufashe ubwo nayo. Sibyo? Turakubwira wuname. Injira. Hagarara imbere y'amafaranga. Sibyo? Uhagaze imbere y'amafaranga. Wayabonye. Uretse ntukoreho. Hanyuma turakubwira utangire. Siko bimeze, nitukubwira ngo tangira ubone gutangira. Wowe humura, we nitukubwira ngo tangira uratangira. Abandi muri tayari? Yego. Ubanze munyereka abantu baretse, tugiye gukurikiza abantu baretse ibiyobyabwenge. Babinyoye bakabiri. Muri tayari? Ababinyoye ni bande? Ababiretse ni bande? Yego. Uratubwira. Muri tayari? Uretse turakubwira utangira. Nivuga ngo tangira ubone gutangira. Sibyo? Uretse gatoya. Uretse kabiri. Okay. Tugiye gutangira. Okay, umva niwuname yewe wa musore we. Niwuname gufata amafaranga hasi. Sibyo? Ubwo umuhagaze aho arajya gusanga aho ngahari. Dutangire kubara kugeza kuri 30. Twatangiye. 1 2 muri kubara amafaranga uratubwira ngo nangana. Muri tayari dukomeze. Ariko umva rero mwahinduye ibintu ukuntu twabipanze uretse twumvikane. Okay, ubwo ibyo by'amafaranga reka tubiveho. Ntabwo ibintu nababwiye gukora ntabwo ari byo muri gukora. Musubire inyuma. Niba mushaka amafaranga musubire inyuma. Turongera kugaruka kuri amafaranga mwasubiye. Turongera gusubira mu mafaranga ariko mwasubiye inyuma. Abantu mushaka ko dukomeza musubire inyuma. Abantu mushaka ko dukomeza musubire nimusubire inyuma mumbwire tugaruke mu mafaranga sasa. Mugenzi wanyu reka banza baramakoya wowe byarangiye. Ewe watsinzwe yatsinzwe. Turaza kongera kumuha amahirwe mu kanya, sibyo? Sawa. Dukomeze. Ndashaka kureba umuntu wanywaga ibiyobyabwenge ariko akaba yarabiretse. Kuko ni mumbesha murazaro mu mugabane imbere. Sibyo? Umuntu wanywaga ibiyobyabwenge akaba yarabiretse. Ninde? Oya ni mumunyereke maze murabazi. Uhe. Okay, good. Oya guma aho ngaho. Mugenzi wanyu ufasha amafaranga angahe? 19,500. Kore, tineri, urumogi, vuga ureba bagenzi bawe n'inzoga zitandukanye. Inzoga ufite imyaka ingahe? 15. Urumva ukuntu umuntu aba arimo ariyagiza? Igo kandi ibi bintu tuje gukora hano uno munsi ntabwo tuje kubikora ngo bihite birangira. Bizajya bihora biba, sibyo? Kandi mujya mubona muducungira abangaba baza kutubwira ngo baretse ibiyobyabwenge muturebere yuko kuko babiretse, sibyo? Hanyuma wabiretse kubera iki? Najyanye mu bigo ngororamuco.
bagutwaye mu kigo ngororamuco hanyuma rero bagusaba kubireka ubana n'umuryango wawe uba hehe uri Ikibobo oya nibyo ndabyumva ufite umuryango oya aba hehe Rwamagana si wazasubirayo se ntabwo bifashije kandi ugiye gufata amafaranga uca agahiga ariya mafaranga yose uyafata wiyeranje kabisa ubu noneho twabihinduye n'amasegonda 10 kubera yuko tugomba no kuzana abandi bagafata amafaranga sibyo ibiyobyabwenge ntabwo ari byiza imyaka 15 iyo unywa itabi ukanywa urumogi ukanywa tineri ukanywa kore sibyo kugera ku myaka 25 warashaje utakibasha no kugira ikintu wakikorera sibyo tureke ibiyobyabwenge ubwo abantu mutari kubivuga nyine ubwo muracyashaka kubinywa twagiye sasa rero turamubara amasegonda 10 sibyo nawe agiye kwinjiramo kuriya uhagarare bagufungurire icumi sibyo uyu aracyari umwana mutoya aracyari umusore aracyafite imyaka mikeya afite kubaho sibyo kuba Imana ikimutije ubuzima sibyo okay tugiye gutangira rero niwuname sibyo amafaranga arajya gusanga aho ngaho uhagaze siko bimeze sawa tugiye kumubarira amasegonda ngahe twatangiye 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rekera oya rero oya aratwibye twari twarangije kubara arakomeza arafata nasubiremo oya subiramo oya wowe twarangije kubara ukomeza gufata amafaranga ntabwo oya iyo tugeza ku 10 nubwo yaba ari oya subiramo rimwe tumubabare cyangwa asubiremo tumubabarire okay icyo kimwe wabaga hano ku muhanda none wavuye kubwira abandi bana ubabwire n'imyaka yawe ubabwire no kuva mu muhanda icyo byagufashije kugira ngo nabo bagire courage vuga cyane nitwa Damuru nabaga mu muhanda nza guhura n'uyu mubyeyi ahura mu muhanda mfite imyaka 13 ubu ngubu ari mu ishuri yarangije mu wa 6 yiga muri segonderi sibyo bisaba kwihangana bisaba kubikunda nta kintu cyiza kiri mu muhanda sibyo iyo ukomeje kuba mu muhanda urahapfira sibyo abantu bari tayari kuruvamo muri hehe namwe turabara amafaranga Damuru reka nawe tumushimira agende gufatamo amafaranga hariya sibyo aragenda ahagararemo hariya hanyuma rero nidutangira kubara rimwe arafata amafaranga nitugera ku 10 arekere gufata twagiye twihuse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 afashe menshi okay tugiye gutangira tumubarire sasa rero mumfashe kubara kugeza ku 10 twagiye 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ngaho tugire Emera nitwa Uwizeyimana Emerasi nari ndi marine nkora imyaka 2 ndi mu marine ariko namaze kubyara bakimara kuntera inda mfite umwana w'amezi 10
ariko kuva nabyara uwo mwana nabaye mu buzima bukakaye ngera ahangaha, ariko ubu ngubu ndiyiringa nkabona n'ibiceri. Kuba narabaye muri ubwo buzima ntabwo nifuje ko bagenzi banjye bakomeza kububamo, ahubwo ndifuza ko buri wese wabugiyemo agomba guhinduka akareba ejo hazaza hiwe, cyangwa agatekereza ejo hazaza uko azaba ameze aramutse abyaye uwo mwana mu buzima bwe bwiza, atabyaye uwo mwana mu buzima bugoye nk'ubwo mbaye ko ntabwo mbaye mu buzima bubi kubera Uwiteka. Umwana wanjye abayeho neza. Kuba narabyaye uwo mwana ntabwo nifuje ko buri wese yamubyara mu buzima yabubayemo. Murakoze kumpa ijambo. Mwabyumvise abantu babyaye batarageza imyaka 18 muri hehe? Oya, uwabyaye ataruzuza imyaka 18 murahari? Muri tayari twiga ku mushinga w'ikintu tuzakora twiteza imbere? Muri abakozi mukunda gukora? Rero iyo umuntu ashaka ubuzima bwiza arumva, sibyo arumva, kandi ibigiye mu matwi ye nibisohoke, ibyiza bikagumamo, ibibi biga. Muri tayari twiteza imbere? Ubuse turacuruza amashu, turacuruza inyanya, niki cyunguka mu gitekerezo nze mbabwire? Ugiye kwinjiramo hariya sheri wanjye, genda winjiremo hariya. Aha musanga hari aho uri sore, sibyo? Dutangire. Reka reba ukuntu yarafite namwe mukabyemera. Ntabwo muri nyangamugayo, ntabwo mwabyemera kabisa. Tugiye gutangira. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. None se tuvugishije ukuri ko rifashe iki? Usibye kukwangiza, usibye kukwica, usibye kukugirira nabi, sibyo? Nta kindi kintu ukore ifasha. Rero njye bareka sabe abantu bakuru barahanga. Ndabizi neza ko hano harimo abamama biteje imbere, abamama barimo baracuruza, ndi kubabona abagabo murimo muracuruza. Niba umwana akunyuze imbere, impamvu waje gucuruza hano ni ukugira ngo ufashe umuryango wawe. Ntabwo wabona umwana wawe urimo uracuruza amashu, inyanya, ibirayi, ibitoki, whatever, hanyuma ukamubona arimo aranywa kore imbere yawe kandi waje kumuhigira ngo ubyemere, sibyo? Sha muri kunyumva? Abantu bari kunyumva muri hehe? Okay, murakoze cyane. Hanyuma rero niba uri umuntu mukuru, sibyo, ufite umutima wa kimuntu, niba ubonye umwana mutoya aguciyeho na kore, ujye umubuza, sibyo? Umubuze, umwereke n'impamvu, umubwire ko ibyo bintu arimo atari byiza. Murabizi ko dufite tombora y'ibitenge. Ninde uri butahana igitenge? Icyifuzo cy'abantu, icyifuzo cy'abakwanga kibaye gusa. Imigambi y'abana b'abantu siyo y'Imana, bari bazi kugiye gukorwa neza, barajya hehe kw'ijuru ritabaye. Icyifuzo cy'abakwanga kibaye gusa. Imigambi y'abana b'abantu siyo y'Imana, bari bazi kugiye gukorwa neza, barajya hehe kw'ijuru ritabaye. Bose babireba uzashima Imana, bose babireba uzahimbaza, bose babireba icyubahiro cye iheba kureba. Bose babireba uzashima, bose babireba uzahimbaza, bose babireba icyubahiro cye iheba kureba. Ukomere amashyi menshi.
muri tayari ababyeyi gusa. Rimwe, kabiri, gatatu. Ariko wa mana we, mwongere rimwe, kabiri, gatatu. Nakubwiye ngo kubura ahangaha uhagaze ahangaha utarwaye nta kibazo na kimwe ufite, ubasha guhagarara hariya ugafata amafaranga, jya wikomanga ku gatuza ushimira Imana, sibyo? Ubuzima burakome, umuntu wese wumva ameze neza none yikomera amashyi kabisa, yikomere amashyi, sibyo? Tujya gukomeza n'izindi gahunda kandi ibintu byose biri ahangaha ni ibyanyu, sibyo? Umuntu wese ufite agacupa ka kore ashakana kajugunya, umuntu wese ufite akantu yatsindyemo tineri ashakana akajugunya. Twigumire mu bintu byiza by'umunezero, dufate impano, dufate amafaranga, umva turataha twishimye, sibyo? Tujya gukurikizaho izindi gahunda, muzubahe, sibyo? Ariko abantu bangahe ibintu twavuganye ntabwo aribyo murimo murakora, wabibonye? Abantu bakunda Imana bagira ikinyabupfura, iyo bababwiye ngo musubire inyuma, sibyo? Dukomeze kumva izindi gahunda zikurikiraho kandi turagenda tubigira vuba. Mwabibonye amatelefone yanyu ya smartphone ngaya hano imbere, ibitenge byanyu biri hano, mukanya bagenda kuzana ya magare hano, sibyo? Ibikapu by'ishuri biri hano, amakaye ari hano, amakaramu ari hano. Si mufite gahunda yo kubitwara? Si ibyanyu? Abantu dushaka gusubira mu ishuri turi hehe? Abantu dushaka gusubira mu ishuri muri tayari, tugomba kuva ahangaha twanditse buri muntu wese ushaka gusubira mu ishuri, sibyo? Reka twakire uwundi muntu azababwire gahunda zikurikiyeho. Haleluya, haleluya. Nitwa Tagimana Jean d'Amour, izina ry'ubusani nyine ibyo nakoresha ku muhanda ni True Star the Master. Narabaye ku muhanda ndara mu marigori, kandi ari ukuvuga kuko hari abari ku muhanda bo twaga turi kumwe kubera kunanira iwabo, n'ababo twaga turi kumwe kuzaho ntabasha no kujya nishyura inzu nkajya ndara hanze mu muhanda. Ako kumva urabona bitameze neza, urabona bimeze neza. Kristo ni umwami. Muri Bible haranditse ngo mwubahe Imana no gukiranuka, ibindi byose muzabyongererwa. Icyo musabwa ni ukwakira agakiza. Yesu ni umwami n'umukiza, byose birakunda. Ariko ingaruka mbi nabigize ibyo bintu byo gukoresha ibiyobyabwenge kuri stage. Arapeti muba muri kunywa kore mani, uri kumva? Ariko nanjye nabiciyemo, muhumure mani, Imana irabazi, sibyo? Mani ni byinshi twanyuzemo, uri kumva? Ndabizi harimo bataranarya kano kanya, ariko Rurema mu kanya araje guha igiporezo, capati n'ibishyimbo kwa mama nde Sami, mu kanya murajya, Imana irabikora. Gusa ikintu nababwira ba petit frere nje niho ndi kwitaho, bano ba petit baba bari kunywa alcohol za kore, uri kumva? Niba ndi natimeri nazibonye, nanjye nageze hano kare nababonye, ariko Imana irabaho umugisha uyu munsi. Mwebwe uri kumva, n'ababyeyi mubona ba petit gutya street, mujye mubarabura mubafashe bamenye Imana. Njyewe ubu nta nubwo nari nzi ko nahura na DJ Brian, none ndamubonye kubera Rurema, uri kumva? Rurema akora byose. Ba petit frere n'abandi bantu ndabazi, ubu hari abantu bafite amasubaru hano mu mufuka, barahari bafite Subaru. Ariko ikintu nakubwira, ntabwo nakubwira ngo ntabwo wabasha guhita ukatira ikiyobyabwenge right now, sibyo? Ariko ni gake gake. Nimba wumva wabasha gukatira utabasha kugira kuba utarya, uri kumva? Ikatira ibiyobyabwenge kuko bituma utatekereza neza bro, si ukubabeshya. Na petit frere ndabizi muba muri yaso, ntabwo biba byoroshye. Ariko ikintu cya mbere, wageze no mu rusengero nureba icyangwe, ntabwo Imana ishaka icyangwe. Numbone gutya kugira ngo ndikira, Imana ishaka umutima wawe bro, nta kindi ishaka usibye umutima wawe. Njye ntabwo naba nabasha guhagarara imbere y'abantu ngo mbarabura ibintu bindi mu mutima, uri kumva? Ariko abavandimwe ba petit frere ndabizi ntabwo nishimye muri kuvuga ngo ubu ngubu ngo bari kudutetaho barashonje, ariko ngo barahazi, sibyo? Hari abari kubivuga, ariko nawe mu kanya urarya mu izina rya Yesu. Imana irakoherereza umuntu aguha igiporezo kirenze, uri kumva? Nawe bikurenge, uri kumva?
barumuna banjye rero ikintu nababwira nabirenze mfite, ariko kubera ko mfite Yesu byose bizaza, byose bigomba kuza mu izina rya Yesu. Haleluya! Bani mwese ndabakunda, namwe muzakire Yesu umwami n'umukiza, kuko amaze kumwakira niwe ukuyobora amana. Nta n'iki, ntabwo watukana, ntabwo wakerera umuntu imbuto mbi, uri kumva? Icyo kiyobyabwenge nacyo ugiye kukiba, uri kumva? Ubitekereza uravuga ati Imana, sinzi ikintu navuga, gusa Imana ibafashe, Imana ibafashe ibakoreho, uri kumva? Bose tubwira hano muri go bwose wabaga he? Jewe nubwo nabaye hano nabaga hano i Nyamirambo hano mu Kamenge. Kubita kanusi? Njyewe narabikira. Wafashe iki? Wafashaga? Je nafashe imogi, ntabwo nigeze nitera inshinge ngiki, nanywaga ganja, uri kumva? Ganja ako nkaba nanywa Subaru ndi umwe nkayima. Wanywaga iki? Subaru ni cya kiboro kiba kingana gutya. Icyo kintu muri kucyumvara? Kigura 5,000, ababizi ndabazi barabizi. Ako kiriya kintu iyo umaze kukinywa umedita iminota itarenze 5 kigahita kigushiramo, ariko Kristo iyo umurimo uramuhorana akagenda guhuza n'abantu bagura. Icya mbere cyo nuko ari Yesu wenyine ubingorera. Oya, none se ki? Umva baze kubaza ki? None se ni izihe ngaruka byateje kuba waranyweye karakara? Mani abantu banakarije icyizere. Abantu bagutakarije icyizere. Ndagira ngo ugende gake gake ubanze utubwire neza. Nabirenze. Aha, abantu bagutakarije icyizere bigenda bite rero nawe? Uzi ikintu byagendaga, njye nabaga wandi wa muntu ukora wenda nkaba mfite 1000, bahita ntekereza kugura agapisi ka 6. Ni ukuvuga ngo udufaranga duke wabonaga wahitaga njya kwigurira imogi, ije kurya nkanabyirengagiza. Dore ubu ngubu akabiri katangiye kugaruka. Watangiye kubyibuha kabiri kawe. Ntabwo uri kubibona, ntabwo uri kubibona. Uri kumwumva ariko? Reba akomeze, sigaye ngo imaze gato aba hejuru akomeze muvuge ngo reba Imana kunirenze, uri kumva? Imana sinzanicisha n'ibiceri. Ibyo ari byo kuvuga ngo ugiye kugura ibinoti byararangiye. Ndagera mwigurira icyangwe nkaba nashyira n'umusatsi wanjye ugasa neza. Kubitamo icyangwe urabona ko wambaye na tripu za daje. Ese ntabwo uri kubibona? Noneho yakuna Imana ireze, reba meditasiyo y'Imana itugura na Paul zo gukora design zireza. Ni Paul n'ibyo ariko twamukomeye amashyi wawe. Ahantu hasinde impano wari uyifite inarenze ubwo ya micongo ya danje nk'iyi yaba basana uri kubona iyi. Warabikoraga fresh. N'ubu ngubu noneho ubu ngubu nibwo byatangiye. Imana yamuje n'umusani mgiye kumutaha icyawe asengera muri Grace Room. Wari ugiye kumutaha icyawe ariko Ngiye kumutaha icyawe. Dore nguriya, dore ahagaze nawe. Dore nguriya. Nawe ni papa cyangwa. Uriya ni papa cyangwa. Kubera Imana. Yego Imana. Jewe yanjyanye muri Grace Room. Uriya mukini wakujyanye muri Grace Room. Noneho mami avuga ijambo numva neza ibintu ari kuvuga ni ngiye biriho. Numva ati umuntu ko atamvuganye, ko navuganye nawe, ko naje hano ari umusano nzanye, kuki ari kuvuga ibintu numva bindiho. Uri kumva? Avuga indwara muri famille zanye nkasanga zirimo. Uri kumva? Ibintu byose birangije njyewe nageze muri Grace Room bwa mbere nyihagera. Nta kintu numvishe nyine ibintu bihindutse muri njyewe, uri kumva? Numva ndahakunze. Bwa kabiri nsubiyeyo Imana imatira kuririmba indirimbo. Umwuka nyine, umwuka ukajya umatira. Umwuka yakugezeho? Yangezeho. Ubwo ngubwo nari nangiye gukatira ganja ndi kunywa gake gake, ahubwo ndi kunywa amafege. Noneho bukuke bwa ari kuwa kane nabwo ndi kujya gusenga ikigoroba, nari mfite ibiceri 200 mu mufuka. Nanywaga intore njyewe. Ngiye kugura ino agatore nakitaga agatore, ngiye kukagura wallahi nisatse mbura ibiceri. Si ukubeshya ibiceri desa ndabibura. None ijwi rirambwira ati ibyo bintu ntabwo bisabwa byihorere. Ibyo bintu ntabwo ari wowe ubisabwa, kuko ukeneye kubona ibirenze. Uri kumva? Ndaheza mba nsubiye ku rusengero. Nsubiye ku rusengero ijwi rimata kuririmba indirimbo. Ako irindi jwi rikambwira ngo byihorere. Ubwo ni umwuka mubi, buriya Satani abaturimo mani. Nawe bahari ariko uturwanya. Wajya gukora icyiza agahita gukwamisha, akagukwamisha. Buriya hari ibintu wowe utekereza bizima wakora, ariko hari ikindi kintu kiza kikakubwira ngo kwama. Icyo kintu rero ugomba kuhita ukibwira ati yawuzi, kuko Satani ni ikinyendaro. Si ukubeshya. Satani ni umunyendaro, nta n'ikintu nge nanavugana nawe ubu ngubu. Ubu ngubu meditasiyo yanjye ubu ngubu nsigaye nabasha gusenga
isaha yose nimushaka munambere mbasenge ubasha no gusenga isaha yose je nayisenga none se jibanza ndashaka hari akantu ushaka kudutamo kanyuma sibyo tubwire sibyo aba bantu bose nabo babyumva niyihe message n'ubuhe butumwa waha abantu wasize hari ahantu uzi ikintu cya mbere nabanza kubabwira hari ababyeyi barimo hano bishwe n'agahinda kubera abana babo bishwe n'ibiyobyabwenge babuze nuko babibakuraho njyewe namwe ibiyobyabwenge ariko amahirwe nagize nuko mama wanjye atigeze abimenya kuko mama wanjye aba mu cyaro njya aho ngiye kumusura nabwo naragendaga nzijyanye ipisi nkibeta nkazitaho nkajya kurya imihengeri nkataha ndi guhumura imihengeri kugira atanyuma uri kumva rero ikintu nababwira mwabapeti mwe muri kunywa kode iriya nta meditasiyo irimo webyo biceri noneho byo kugura ipisi sisa hita uyafata ugende wigurire capati n'igishyimbo kwa mama Sami wirire wumva ubuzima bwawe ukuntu bumera uri kumva n'abandi banywa biya ikintu nababwira na biya zazengereje abantu inzoga nazo zizengereza abantu ugasanga umuntu yararaburije ahora mu kabari n'abiceri njye nari ngeze kuri level yo guba mfite n'ibiceri byinshi ariko simbiraranye uri kumva kandi mfite n'imbaraga zo kubikorera ariko kuva nakakira umwami Yesu ubu birarenze ikintu rero nababwira mwese mani niba ubishoboye wumva umutima wawe uri kubigushira kuko nawe ubitekereza uba ubizi ko hari icyahindutse urebye ifoto yawe utaratangira kunywa ibiyobyabwenge ukayikompera n'ubu ngubu biyo usanga harimo biratandukanye mani mfite garafere afite baby face kandi ndusha imyaka 4 reba kuntu ikiyobyabwenge cyansajishije uri kumva ariko ubu ngubu ibyo nababwira byose biri muri Yesu Kristo swing irenze ni Yesu uri kumva ako kantu murakumvishe swing irenze ni Yesu nazo ndabumva swing irenze ni Yesu aba hejuru swing irenze ni Yesu simubizi rata reba tujye inatekereza ibintu baragiye kurinda reba abantu bose mwacomanaga barabafunze wowe uracyari uzi njyewe yandinze ibintu byinshi noneho wamaze kumwakira nibwo amashimwe aza bro amashimwe aba menshi ukaba wavuga ukagera n'umunsi murakoze cyane ariko Imana ibasange mu mitima yanyu mugabanye mugabanye mukatire mujye mwinywera icyayi ni na fantira ryoha bro noneho yogatiyo ikayo gati ni dana nararenze urakoze umusa urakoze reka tumukomere amashi menshi kingaho nawe dutemo ariko hari ibintu utari kudutamo neza wiyahuye byagenze bitubanza utubwire neza sibyo yemwe nabanza dutemo neza ubuhamya sibyo byari bimeze bite bitangira tubyita kwikora tuba turi kwikora bikarangira tutanabaye numvise ngo babyise noneho no gukora ubwenge kandi tuba turimo turamaramo n'uburimo abantu bari tayari kureka gukora ubwenge n'abandi ndabyibuka igihe kimwe ahangaha bavuga abantu biyahurira njyewe byajyaga rirasa ariho nicaye ndi ku gacupa ka nyuma naraye imbari ndimo ndanywa n'agafege ka nyuma njyewe nicaraga ahantu urupfu rubatwarira nabaga ndi kuhotera akazuba karasa ariko Imana yarahandindiye urumva ibaze kuba wishyura akavumo mu biceri byawe ukwezi kugashira utarajyayo no kukaryamamo ari aho kubika imyenda urumva ukuntu shitani abeshya shitani arakubwira ngo jya harahahiye ngo ugomba kuburi ariko ntabwo ari cool ikintu cy'ubwenge ni ukumenya Jesus mbere twari tuzi yuko abantu bajya mu rusengero n'amakositime ibintu bigera ku birenge wapi no kwa Yesu cyangwa kirakora ntabwo mubona cyangwa kirakora kwa Jesus look at me now do na bring zero Jesus ntabwo akeneye njyewe ntabwo akeneye n'umubiri kuko n'undi umubiri tayari tuzajya rusororo akeneye umutima wanjye umenetse akeneye bino bingoye ngo muhereze abyikorere ko niba ufite kimwe njye nta kimwe mfite abari tayari rero kumuhereza imitwaro yabo akabasubiza ibisubizo by'ibibazo mufite uyu mugoroba ni uwanyu ntabwo twaje hano kubw'impanuka ntabwo twaryamye ngo tubitekereze ni Imana rero mpamvu tuba twemeye guhagarara imbere yanyu tukavuga bino nuko tuzi neza ko hari abo biri bufashe kuko natwe icyo gihe turi muri izo shi zose hari abazigiyemo kubera twebwe uri kumva nigeze gufata igifuri njye kinyongoza ndi Remera kinyongoza kugenda nazi iyo ngiye njyaho mu ndapakira baga cyangwa cyose njya street ndakigurisha nsigarana ikabutura imwe na bodaboda
mu gitondo nkangutse nkanguka ndi ku mupaka wa Kagitumba natsumbaza ukuntu nateze imodoka ntago uwo mwuka ntago uva ku Mana none se imoni none se bro hari ibintu utari kutubwira neza wahuye gute na Yesu wakubitaga ibyo byose ariko none wahuye gute na Yesu tubwire rero Yesu yagiye kuza urabimenye Yesu yagiye kuza arabanza akajya kwinjirira gake gake mu gacingo wa babiri ntabwo umenya ko ari Yesu umenya ko ari Yesu nyuma waravuye akwinjirira gute rero duha urugero we byakugendekeye bite urabona nkanga wenda turimo turikora nje nawe wadufate turimo turikora n'abahungu kigahita kinyongoza kubavamo nkagenda nkabitsimba nkarira nta muntu nkozeho nta n'umuntu mbwiye nawe ukabavamo ukagenda ukarira nkagenda nkarira noneho sometimes nagera na home numva umutima urambwira gusenga njye ntabwo nzi gusenga wallahi ntabwo mbizi ndimo ndabyiga ariko icyo gihe igifuri n'umwami Yesu wabaga uri kuntereta kuba nagafata ku ngufu my G Yesu nagafata ku ngufu umuntu wenyine ukoresha ingufu yoboza igitugu ni shitani that's why ndi hano ngo tumuraburize uyu mugoroba abasirikare bari hano bari tayari mwana muri ibyuma Yesu arimo aracura ngo abakomeze hanyuma duhagararire ijambo ariko icyo kintu twagikomera amashyi menshi ra uyu mugoroba turaraburiza satani sibyo mwana yes turabona ni ukumuhereza ibye ni ukumuhereza ibye shitani urumva uyu mujyi usukuye umutekano usi neza ibintu byose biri fresh shitani rero tumukeneye induba abari tayari ni bande ngo tumujyane induba n'umubeshi mwana reba umuntu ukongoza kujyana hejuru ugasimbuka biriya muri movie za Spiderman nta muntu ubikora uri kumva icyo kintu nagira ngo mbabwire uyu mugoroba nsoza uri kumva haracyari icyizere mwana njye muri church nari nzi ko umunsi nzinjira muri church ngavuga ngo nakire umwami n'umukiza nari nzi ko na shitani azakizwa hari igihe ukora ibintu nawe bikarenga ubwenge bwawe ukumva nukizwa na shitani azemera agakiza agafata ariko mwana ndagira ngo mbibutse ko uru rugamba turi kurwana ntabwo ari urwacu uru rugamba rurareba abami babiri hari umwami w'umwijima shitani hari n'umwami w'umucyo Yesu Kristo wanesheje twebwe turi kugendera mu kigare kandi abenshi turi gukorera shitani hari igihe kizagera njye ngira ubwako igihe kizagera shitani akabona ko ari mu buyobe akaza agasaba imbabazi kwa Yesu Yesu ni umunyembabazi shitani niyemera kwakira agakiza twaramukoreye ku bwami bwe buzahita buhirima twe tuzajyayo na Yesu uraga azaba akitwemeye gahunda rero ihari mureke duhindukire hakiri kare ibyo wakoze byarabaye ntarirarenga n'akaba gaciyemo twanakosora abari tayari rero igihe ni iki icyo ngicyo utekereje gukora ugikore nonaha kuko ejo ntabwo ari ahacu hari abahungu benshi bari kwambuga hari abaryamye za rusororo ntabwo ari uko tubarusha ubwiza si uko tuvuka mu miryango irenze urumva urukundo twari twarahuze turi muri ibyo bikushi dufite n'ayo mafaranga ubu turi kurubona turi abakene ariko turasa n'amafaranga by the way sibona ko dusa n'amafaranga reka turi abantu bari tayari kubaburiza shitani uyu mugoroba tugire gutyo murakoze cyane isi yose ibiyuzuye ibyawe nabibonye twipfuma tuyitega pura DJ dukomeze bababwiye ngo ibintu barimo baravuga nibyo bari bubabaze n'iki ibibazo murashaka amagare ugomba kurikorera nabyo ibintu biri hano ugomba kuba wumvise sibyo hanyuma bakubaza ikibazo ukagitsinda twongere dufate umuntu umwe afata amafaranga ego ubwo se turashyiramo umuntu wakoze iki waza agahagarara hano akavuga ngo njye nakoze iki ndangije mbega ugatanga nk'ubuhamya kwigana amajwi yanjye ngwino oya ngumaho mugende gakeya mureka zuwo nguwo dukomeze hano ikintu dutegereje ko kigomba kuzana imbere ni amagare sibyo dutegereje ko amagare aza hanyuma rero mukabona gufata ibintu byanyu nimba wabashije kumva badamuru ukumva abandi bana bose baciye hano imbere ibyo bavuze ugomba gutsindira kimwe mu bihembo ukabyana sibyo muri gukurikira mwana ni we abantu bakiri tayari muri hehe
abantu bakiri tayari muri hehe twongere dusirimbe rimwe reka tubanze tumureka afate amafaranga duce twongera dusirimbe nako agiye kubanza ngo yigane amajwi reka nguhe mikoro uzi umbwire amajwi uzi kwigana okay uyu mwana agazi kwigana amajwi uzi kwigana amajwi yande kwigana agahinja na siporo korobati uzi kwigana agahinja no kubyina no gukora siporo zose ngahigana agahinja twumve tumureka ajya gufata amafaranga uzi kwigana agahinja gusa nande bonizi na siporo bonizi ni biki amagufwa kugoronzora amagufwa okay goronzora ture ambo aha amafaranga umva rero ugiye guhagarara hariya sibyo ntabwo wabonye ukuntu abandi babigenje nakunama ngo ufate ugomba guhagarara amafaranga akagusanga ahantu ufite imyaka ingahe 15 uba hehe ubana nande na mama hano Kimisagara ntabwo mu muhanda wanyweye kore ndayinywa uvugisha ukuri ntabwo njya mbese ariko ndayinywa urayinywa tineri ni tineri yonyine Subaru oya ni tineri yonyine kandi umusiramu ntabwo njya nka Subaru mwese abasiramu hari ubwo banywa tineri bibabeshyera nyine hari igihe bincanga nka tineri ariko n'ibiki biba byagucanze nyine hari igihe yiyongeza nkagira takiye kunywa tineri none si ukuba wacanga ntabwo ugomba kubireka ngiye kuzabireka ahubwo ikintu mwamfasha ni ukunshakira umuterankunga agakora iki se umuterankunga akamfasha akansubiza mu ishuri ushaka gusubira mu ishuri nigaga mu tumusubize mu ishuri tumusubize mu ishuri wigaga mu wakangahe gatanu GS Agataramo GS Agataramo aho ni he ari Akanyenyomba hano Kanyenyomba hano hafi uri tayari gusubira mu ishuri uri tayari kureka tineri ndabishaka uri tayari kureka ibintu byose genda ubanze afate amafaranga ubundi no ishuri turarijyamo wabibonye ukuntu abandi bafashe amafaranga niba wegeranye n'umuntu afite Subaru mubwire umuntu ufite Subaru akaza akayijugunya ntujya gufata amafaranga niba ufite Subaru urafite Subaru gatatu kane gatanu gatandatu karindwi umunani icyenda icumi rimwe kabiri gatatu kane gatanu hagarara rekera sahagije arahagije reka ayabare aratubwira uko angana mutabyishimiye aya ni amagare iri gare ni iryawe ni irya mugenzi wawe muhagararanye sibyo
yavuze yuko icyubahiro cyayo akwizina amashyi menshi twakire amashyi menshi mwatuje murakurikiye sawa twakomeje turi bande rero turi Grace Room Ministries tukaba twaje hano tuzanye inkuru nziza ivuga ngo Kristo abafitiye umugambi. Iyo nkuru mwayumvise twaje dufite ibintu twitwaje bitandukanye ariko ikiri ku isonga ni urukundo. Abari hejuru muranyumva neza? Oh yes, n'abari online muranyumva? Abari hano muranyumva? Mwumve icyatuzanye nimuvuge ngo ni urukundo tubakunda n'inshingano dufite nka Grace Room ku munyarwanda. Biratureba, mwabonye abana bavuye hano turi kumwe, mwabonye DJ Brian, mwamushimiye. Yes, hari abasore bavuye hano babahaye ubuhamya butandukanye kandi nzi neza ko bwabakozeho. Ndimo ndabona bavuga ngo nidutahe, abandi ngo twaraye hano, bivuga ngo ni umunezero mufite hehe mu mutima wanyu. Hano hari abantu bageze ku 100 b'abagore batumye uyu munsi n'abandi mwese, ariko twaje tureba umugore, twaje tureba iterambere ry'umugore ari ryo ryatuzanye. Hakaba hari abagore 100 bari hano, nubwo mutabareba genda bareba. Yes, mwongere mutuze. Hari abagore 100 Grace Room n'abafatanya bikorwa ba Grace Room n'inshuti za Grace Room bagiye gutangira gukora babifashijwemo na Grace Room. Mwakwihangana mugakurikira. Okay, ngaho nimwongere mutuze. Babiretse ni mutuze rero. Murihangana turi hanze niyo mpamvu. Mwatuje ngaho nimukurikire. Aha, twakomeje. Hari ibikorwa bitandukanye biri ku mutima. Narivuze ngo hari ibikorwa bitandukanye biri ku mutima. Hari abadamu 100 twatekerejeho n'abandi tuzabongeraho uko Imana izadushoboza, bagiye gutangira kugira ibintu bakora. Hakaba hari mutuelle de santé twashobojwe kuba ziri buze kubageraho. Hakaba murabyishimiye? Mwabyishimiye cyane? Aha, ikindi iyo umuntu afashije umugore umwe abafashije umuryango, siko bimeze? Abagore batagezweho twabizeza ko Imana nta kidashoboye, namwe muzagerwaho. Ikindi cyatuzanye ariyo mpamvu mwashoboye kumva abatanga ubuhamya. Ikindi gikomeye nuko twaje tuje kubabwira ngo ibiyobyabwenge nta kindi bikora usibye kukwangiriza ubuzima. Igikorwa gikurikiyeho nimuvuge ngo amen. Ni igikorwa cyo kumurikira abagore 100 twashobojwe na Grace Room kugezaho ubucuruzi nubwo
cyane ariko bufite icyo bubamarire. Abagore babaga birukaho ku mihanda badafite aho bakorera, bakaba bagiye kubona aho bakorera. Ufashije umugore umwe abafashije umuryango. Duhaye Imana icyubahiro ko twashobojwe abagore 100. Nabishimira Imana. Turi kumwe n'abayobozi bacu, ariko abo bagore 100 bashobora guhaguruka barahari hariya muri tent. Abamama nimuhaguruke baraho mu ihema. Abagore 100 bagiye guhabwa igishoro no gushobora kubona umwanya place y'aho bacururiza batirukanana. Igishoro n'umwanya wo gukoreramo badakomeza kugenda bazunguza ku muhanda. None se nitugaruka ubutaha nabo tuzaza yego mubakomera amashyi. Bakiri hano turifuza kugeza sheke na restroom ku bayobozi uburyo twashobojwe butoya. Bemera Imana twese murakoze cyane. Izina ry'ubuyobozi bw'umurenge wa Kimisagara turishimye cyane kubwa Grace Room Ministries iyobowe na Pasiteri Julienne Karanda ku mpano nziza ikomeye. Nagira ngo mwongere amashyi menshi cyane. Turishimye cyane. Umurenge wa Kimisagara mu by'ukuri uyu munsi dutewe iteka k'ubuyobozi bwite bwa leta, tubona abafatanyabikorwa bashimishije bakura umuturage mu mibereho mibi bakamujyana mu mibereho myiza, kandi mu bintu bifatika bitari bya bindi by'igipindi, sibyo? Abagore 100 ni benshi cyane, ni imiryango minini ifite abantu benshi, kandi badusezeranye ko bitagarukiye aha ngaha bizakomeza. Mu mihigo leta cyangwa umurenge wa Kimisagara tugira ni iterambere rishingiye ku mugore, ari nayo ntego nabonye mufite mu by'ukuri, umugore mu iterambere. Mu ngingo nini cyane tugira nuko umugore ava aho ari akatera imbere. Mu bice binini by'imihigo mu ngingo 3 habamo ubukungu, kuba muteye iteka abagore mukabakura aho bari bari mukabaho bakorera mukabaha igishoro. Turabashimiye nk'ubuyobozi bwa Kimisagara.
hari abantu bakora ibintu bitandukanye bakavuga ubutumwa hirya no hino, ariko mukoze igikorwa gikomeye, Imana iragishimye, ubuyobozi turabishimye, abaturage barabishimye. Imana ibaho umugisha. Aba mubona hano mu by'ukuri ntawe utifuza gutera imbere. Iyi tere Imana yayibagabije, ubuyobozi twayibemereye, muzagaruke, twiteguye kubakira igihe cyose. Igihe cyose tubakire, muvuge ubutumwa, cyane cyane abaturage batera imbere bishima, cyane cyane mu bafashije. Muri iki gihe tugiye kujyamo cyo gushaka za Minerva, igihe tugezemo cyo gushaka uko bivuza, ibyo byose mukaba mwabigezeho. Ubuyobozi twifuza ko abaturage bakwibumbira mu mashyirahamwe ndetse no gufatanya. Turabashimiye. Icyo nabwira bariya bagore 100, nabigishije gukiranuka no kutagwa mu cyaha. Ariyo mafaranga bafite, mwirinde kuyakoresha nabi, muyakoreshe neza, abakure ku ntambwe imwe abageza ku yindi. Ubutaha nitugaruka hano muzabiratira abandi, birashoboka, tubiratira abandi. Ni nayo mpamvu izabatera imbaraga kongera kubongera andi. Ariko nidusubira inyuma ntabwo tuzabyishimira nk'ubuyobozi, Imana ntizabyishimira, nawe ubwawe ntuzabyishimira. Tuva aho turi tugana imbere. Uyu munsi baduhaye miliyoni zigera ku 10, bashobora no kutugeza ku 100. Nagira ngo dukomeze tubashimire. Ubuyobozi bwa Kimisagara turishimiye cyane, ndetse ni muri rusange ubuyobozi bwa leta. Dushimira mwe mwitabiriye, dushimira abafatanyabikorwa bose, ndetse n'abadutijije aha ngaha. Mwese turavuze ngo Imana ibaho umugisha. Tukaba tubashimiye, mukomeze mutere imbere, mufashe abanyarwanda, atari Kimisagara yonyine, mu gihugu cyose hose. Imana ibaho umugisha. Bravo. 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 Ese turiko tuvuga byinshi. Yewe ni muzi se. Nitwa murumuna wa Yesu. Sibyo. Siko bimeze. Turashimira Grace Ministry. Badufashe nk'umuntu amahoro, tumaze iminsi tubitekereza, tumaze iminsi aribyo turi gukorana, ariko tuzi neza ko ari ni byinshi tugiye gukorana. Abagore rero uyu munsi twafasha abagore 100, ariko hiyandikishe n'abandi benshi, ni ukuvuga ngo turacyakomeza. Murabyumva? Mwihangane, ariko intego yacu twese ni ukuva mu muhanda tukajya ku maseta. Mwabyumvise? Abazakurikiraho ni abakarani. Sibyo? Tukavanaho umuvesare, tukajya mu makoperative. Ubutaha tuzahura n'abakarani. Sibyo? Tuzahura n'abakarani, hamwe n'Imana birashoboka. Bashakirwa ingorofani cyangwa rifani, Imana yaduteje imbere. Sibyo? Ariko muvesare ziveho, tujye mu makoperative. Abagore rero, guhera uyu munsi dutangira n'abagore 100, ariko abasigaye guhera uyu munsi ku itegeko ry'umujyi wa Kigali muve mu muhanda. Murakoze cyane. Mushimira abayobozi, mushimira abayobozi.